Hari igihe umuntu atekereza ko urukundo rwarangiye burundu, ariko kuri Papa Cyangwe siko byagenze. Nyuma y'agahinda gakomeye yaje guhura na Kristo wahinduye ubuzima bwe burundu. Umva inkuru y'urukundo rw'aba bombi. Byose urabisanga kuri Legacy Talks kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe. Mu buzima bw'umuhanzi hari igihe ibigeragezo bimugeraho bikamuca intege, ariko urukundo rwa nyarwo rukaza rukamuvana mu mwijima. Ibi nibyo byabaye kuri Papa Cyangwe. Nyuma yo gutandukana n'uwo bakundanaga mbere, ex we Papa Cyangwe yari mu gahinda gakomeye. Abamuzi bavugaga ko icyo gihe yari yaracitse intege, ndetse indirimbo ze zari zaratangiye kugaragaza amarangamutima y'umubabaro gusa. Ariko uko iminsi yagiye ishira, ubuzima bwamugendeye undi muntu waje guhindura ubuzima bwe. Ubundi uyu Papa Cyangwe na Kristo bahuriye mu gitaramo. Icyo gihe Papa Cyangwe yari ari mu rubyiniro aririmba, ariko umutima we wari wuzuye intimba. Uyu Kristo we yari umufana. Nyuma y'uwo munsi bongeye guhurira mu kabari. Ubuzima bwatangiye guhinduka buhoro buhoro. Kristo amaze guha Papa Cyangwe icyo kunywa ntibyari bisanzwe. Papa Cyangwe yamurebye mu maso abona ko hari ikintu kidasanzwe kimurimo: ituze, ubwitonzi ndetse n'urukundo rutavugwa. Icyo gihe Papa Cyangwe yasabye nimero ya Kristo, undi nawe ayimuha nta kuzuyaza. Uwo munsi batangiye kuvugana kuri telefone buri munsi. Batangiye ku biganiro bisanzwe, umwe amubaza ngo urihe, undi nawe akamusubiza gutyo: umunsi wawe wagenze ute, akamubwira uko umunsi we wagenze nta birenze. Ariko uko iminsi yagiye ishira, ibyo biganiro byahindutse byinshi kurushaho. Bavuganaga amasaha menshi nijoro, bagaseka, bagasangira amateka yabo. Papa Cyangwe agenda abwira Kristo ubuzima bwe bwari bwararanzwe n'agahinda nyuma yo gutandukana n'uwo bakundanaga mbere. Kristo nawe amubera umutuzo, amwumva, amuha icyizere gishya. Ntawatekerezaga ko aba bombi byahinduka urukundo. Umunsi umwe Papa Cyangwe yafashe icyemezo gikomeye. Yabwiye Kristo ko atakimubona nk'inshuti gusa, ko umutima we watangiye kumwiyumvamo. Kristo nawe ntiyazuyaje kwemera ko amukunda. Yari amaze igihe yumva ko ari we muntu wahinduye ubuzima bwe, cyane ko bari bamaze igihe banabana bafitanye n'umwana. Ubwo abafana ba Papa Cyangwe cyangwa se abandi bantu bari bazi ko babana, gusa ntabwo bari baragasezeranye mu mategeko cyangwa se ngo babibwire imiryango. Ubu ariko bari kwitegura gusezerana imbere y'Imana kandi bakazajya gusaba umukobwa. Tubifuriza imyiteguro myiza y'ubukwe. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ureba inkuru nk'izi.